Holon Globe. Mu buzima bwacu bwa buri munsi tuzi ko nta gereza nziza ibaho. Ikindi kandi nanone nta mfungwa yishimiye ubuzima ibayemo. Gereza cyangwa mu gihome ntabwo ari ahantu heza ho kuba na gato. Nubwo atari ahantu heza, ariko hari gereza mbi cyane kurusha izindi zose. Igitandukanye ububi bw'izi gereza ni uburyo abantu bafunzwemo, ibihano bafatirwa ndetse n'uburyo bafatwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hari gereza ubwicanyi ndetse n'iyicarubozo biba ari ibintu bisanzwe, n'izindi zimwe na zimwe zikorerwamo urugomo bigatuma benshi basiga ubuzima. Ngewe ugiye kubagezaho urutonde rwa gereza 10 zigoye kuzibamo kandi zikaba zikorerwamo iyicarubozo muri iyi si dutuye. Murabizi ndi Holon Globe, amazina ntajya ahinduka nk'ibisanzwe, nitwa Biwayiti. Ikiganiro ni amateka y'ahantu, ibintu ndetse n'ibyamamare bitandukanye byo mu isi. Mbahaye ikaze ku murongo w'ibishya utazigera wumva ahandi. Icyo usabwa nanjye ntabwo ari ibya mirenge, uretse kudushyigikira ukanda kuri buto ya subscribe, ugakanda ku nzogera mu buryo bwo kwiteganyiriza ibindi byegeranyo by'ubutaha. Ndabizi abenshi ubwoko bw'ubwoba bahorana harimo n'ubwo gufungwa. Wowe uri kunyumva sinakwifuriza kujya muri gereza, ariko nanone bibaye ngombwa ko ujyayo ntuzigere wifuza gufungirwa muri izi 10 tugiye kumva mu kiganiro. The most dangerous violent prisons ni gereza ziteye ubwoba, gereza z'urupfu, hahandi ujyanwa abawe bakamenya ko utazagaruka. Wanatungurana nabwo ukazagaruka waracitse akaboko cyangwa akaguru. Ibyo biba kubera urugomo rukabije rubera muri izi gereza. N'abatindiye rero ku mwanya wa 10 turahasanga gereza ya San Quentin State Prison. Urebye neza wasanga ari imwe muri gereza zikuze cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba yubatse muri California kuva mu mwaka w'1852. Ububi bw'iyi gereza buzwi na buri wese, cyane cyane uwaba yarigeze kuhafungirwa. Iyi gereza yagenewe gufungirwamo abagabo gusa. Ibi ntabwo bisobanuye ko abagore badafungwa, ahubwo nuko nabo bafite izabo bafungirwamo. Aha rero ngo hari ibyumba birimo gaze. Ibi byumba bifungirwamo abantu kugeza bapfuye. Ariko nanone iyo hagiye kwicwa imfungwa ngo hakoreshwa urushinge ruhita rukunyonga bidatinze, mu kanya nk'ako guhumbya inzogera iba yirenze. Ibi rero bikaba byiyongera ku rugomo ruhabera, aho imfungwa zigenda zikarwana, mbese zikagira n'aho zicana. Kandi bivugwa ko abacungagereza bareberera ayo mabi ntibagire icyo babikoraho. Muri iyi gereza rero nta cyizere cy'ubuzima kiharangwa habe na gato. Ndetse kandi igitangaje n'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu yategetse ko iyi gereza yafungwa mu mwaka w'2005, ariko ntibyaje gukunda, kuko bivugwa ko kugeza n'ubu iyi gereza iracyafungirwamo abantu benshi cyane. Hafi ya bose ugenzuye wasanga bakorerwa iyicarubozo. Ikintu cyateye ubwoba abantu cyabereye muri iyi gereza ya San Quentin cyabaye mu mwaka w'2006. Iki gihe habaye imirwano iteye ubwoba, aho byaje kurangira abarenga 100 bakomerekeye, ndetse abandi barenga 2 bakasiga ubuzima. Ibi byatumye ishyirwa muri gereza zifata abantu nabi cyane, dore ko nta cyiza wasanga gikorerwa abahafungiwe. Iyi gereza irangwa no kuba ifite ubucucike bukabije cyane. Ibi bikaba bituma imfungwa zirara zigerekeranye,
Ku bw'iyo mpamvu rero bigatuma habaho gukwirakwiza indwara. Ubugizi bwa nabi ndetse n'uburwayi bwo mu mutwe nabyo bigaragara muri iyi gereza. Mu myaka yasize hari raporo zagiye zigaragaza ko hari ibikorwa byo gukubitwa, gutukwa n'ibindi bikorwa bitandukanye byo guhohotera abagororwa. Ikindi tutarenze imboni muri iyi gereza ni uko abafungiwe batitabwaho mu buvuzi, dore ko abagororwa benshi bagiye bapfa bategereje kwa muganga. Ku mwanya wa 9 haza gereza ya Bang Kwang Prison. Iyi ni gereza iherereye muri Thailand. Yafunguye imiryango yayo mu mwaka w'1933. Wenda ushobora kuba ugize ngo iyishyiramo imiyaga, ariko wawibeshye ku buryo bukomeye cyane, kuko iyi ni gereza y'urupfu. Abayifungiwemo bakorerwa iyicarubozo ku buryo usanga nyuma y'umwaka hapfiramo abantu benshi cyane. Ubundi mu busanzwe iyi gereza ifite ubushobozi bwo kwakira imfungwa 4,000, ariko kuri bo ibyo ntibihagije, yihitamo kwakira abantu bari hagati y'6,000 ndetse n'ibihumbi bigera ku 8. Murumva ko ari ibintu bitoroshye cyane. Bivugwa ko ahantu baba bafungiwe ari mu twumba duto cyane tutagira ubuhumekero. Ubundi itandukaniro ry'iyi gereza ni uko iyo ukimara kuyigeramo uba ugomba kumara amezi 3 ya mbere uziritse iminyururu miremire. Iyo minyururu iba iremereye cyane. Ikindi kandi ni uko iyo minyururu bayibazirika ku maguru ndetse no ku maboko. Abakatiwe igihano cy'urupfu rero mbere y'uko bicwa baba bagomba kumara iminota 120. Ubwo ni ukuvuga ko ari amasaha 2 yonyine bamara bari kwitekerezaho, ubundi hanyuma bagakanirwa urubakwiriye bakicwa. Ubwo ubuzima bwabo bukaba burangiriye aho. Mbese muri make ubuzima bukaba bugeze kuri finali. Urebye ukuntu bicwa nawe wabagira imbabazi, ariko icyo nakwizeza ni uko muri iyi gereza imbabazi utakigera unazirota mu nzozi. Izi mfungwa ziba zakatiye igihano cy'urupfu zicwa mu buryo bw'agashinyaguro. Iyi gereza mu busanzwe nta muntu n'umwe ujya wifuza kuyijyamo, kuko nta mahirwe na make wakiha ko wazayisohokamo. Icyakoze mu mateka y'iyi gereza hari umusore umwe w'umwongereza wigeze kuyisohokamo. Ubwo ni mu gihe yari agiriwe imbabazi n'umwami. Uyu musore amakuru ahari ni uko yari amaze imyaka igera kuri 17 afungiwe muri iyi gereza. Uyu rero niwe navuga ko afite inkuru yo kubara, kuko akiva muri iyi gereza yavuze ko ubundi aho yari ariho ikuzimu bavuze, ngo ahandi hose barabeshya. Yatangarije abantu bose bamubajije ubuzima bwo muri gereza yari arimo, abereka uburyo ariho hantu habi mu buzima bugoye bwose bwo muri iyi si. Uru ni urutonde rwa gereza 10 za mbere zigoye kuzibamo muri iyi si, aho twahereye ku mwanya wa 10 tukaba tugarukiye ku mwanya wa 9. Munyemerere tuzahura ubutaha